Muraho neza, ngewe nk'uko bisanzwe nitwa Haragirimana Theophile. Murabizi nkunda kubigisha solfège, amanota ya muzika, kumenya music. Rero nyuma yaho abantu bagiye bambwira ko ibintu mbere ndi kubigisha bisa nkaho bikomeye, bigoye kuba bahita babisobanukirwa, nafunguye indi channel nshyashya yitwa Ndabakunda TV. Genda wandike Ndabakunda TV, urahita ubona iyo channel. Nsanzwe mbigisha amasomo ya muzika ku yindi channel yitwa Theo UPS and Music, murayimenyereye, wenda n'abandi batari bakayibonye mwayisura mukareba. Ariko iyo yindi nayishyizeho kubera abantu benshi bari barimo kumbwira ko ndi kubigisha ibintu bikomeye cyane, ko tumaze no kugera ku masomo menshi guhera ku rya mbere bigasa nkaho bibagoye. Iyi channel yindi rero nshyashya yitwa Ndabakunda TV, ndashaka kuyinyuzaho amasomo yoroheje cyane kugira ngo na wa wundi ubonye solfège bwa mbere utarigeze yibona ahantu na hamwe abashe kubyumva. Nzabikora ku buryo abyumva. Ikintu cya mbere nuko isomo nzajya ndigikora ndishyiremo detail ya buri kantu kose. Niba urubonye amasomo ya muzika amanota bwa mbere, ngende mvuga inota turiveho buri wese tubyumvikanyeho. Niyo mpamvu iyi Ndabakunda TV ni y'abantu navuga ko badafite ikintu na kimwe bazi mu muziki. Ufite ibintu wari usanzwe uzi kuri solfège wakomeza ukareba iriya channel isanzwe yacu yitwa Theo UBS and Music. Ariko n'abashya babibonye bwa mbere nabo bajya bajyaho bakareba, ariko bakanagaruka no kuri iyi nshyashya yitwa Ndabakunda TV kugira ngo noneho tujyane neza. Nabonye gusubira inyuma byaba bigoye, ahubwo mpitamo gufungura indi channel kugira ngo wa muntu muhe amasomo yifuza. Niba ari isomo rya mbere, ahandi nagiye ndinyuraho nihuta, noneho turige mu mizi detail kuri detail. Yego, rero ndagusaba gukanda subscribe kuri iyi channel nshyashya yitwa Ndabakunda TV, ukajya ubona ibyo bintu. Gusa ntabwo ari muzika gusa hano nzabagezaho, ni ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni iyo muzika nk'uko mbibabwiye, nzajya nyibagezaho saa 2 za mu gitondo. Nubwo nzajya na uploadinga amasomo ya muzika ukaba wayareba igihe ubiboneye umwanya. Mbo saa 6 nzajya mbagezaho inkuru mu kiganiro tuzaba twita Ndabakunda story. Ubwo nacyo izo nkuru ndazibararikiye muzazireba. Hanyuma nimugoroba saa 2 z'umugoroba mbagezeho amakuru ya siporo. Ubwo ruvuga ngo ni ibintu bitatu by'ingenzi iyi channel izajya bagezaho. Hari music, ikiganiro cya Ndabakunda Music mu gitondo saa 2, hakaba saa 6 z'amanywa mu masaha yo kumanywa nzajya mbagezaho inkuru zitandukanye mu kiganiro cyitwa Ndabakunda story. Hakaba noneho na nimugoroba saa 2 z'umugoroba nzajya mbagezaho amakuru ya siporo, kubera yuko namaze kubona ko hari abantu babiriwe mu tuzi dutandukanye batabonye umwanya wo gukurikira siporo. Noneho ngiye nkabereka ko byiriwe byifashe haba mu Rwanda, mu karere duherereyemo, ndetse no ku isi muri rusange, ubwo tukagira imyidagaduro. Nabishishikariza ko rero mwakanda subscribe, noneho tukazajya tujyana mu masomo, mu myidagaduro, mu nkuru, byose nicyo iyi channel yashyiriweho. Nabifuriza rero ko mwakanda subscribe, abo bishimishije mugakanda like, tukajyana neza. Hano hari akitozo ngiye kubaririmbira muri muzika kugira ngo mbanze mbasogongeza, ariko nzabibigisha nturutse ku murongo. Ni muhumure, mutaza kumva ngo birakomeye mugahita mucika intege. Do si la so do so mi so la so fa mi fa so do re mi re do mi fa so fa mi do si la re si so fa re so do si la so do re mi fa so mi re mi do. Yego, kwari kubasogongeza, nzajya mbibagezaho neza cyane. Ndabakunda nk'uko iyi channel yacu yitwa. Naho mu kanya.